baje kubasuhuza mwese abaneza amatwi muri iyi video y'uyu munsi wa none. Nifuje kugira icyo mvuga ku myumvire itariyo y'umuryango. Umuryango uko tuwuzi kuva kera, mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi yuko wagiye uhura n'imiyaga itoroshye, wagiye uhura n'ingorane zitoroshye kubera uko wumvikana. Icyambere gikomeye cyane nuko umuryango ukora ibintu byiza cyane by'intagereranywa, ariko ntawe ubiwusabye ubikore, nta n'ubyishyuza ngo ntabwo mwankoreye ibi. Murebe urukundo ababyeyi badukunda, urukundo abavandimwe badukunda, nta handi warubona. Ariko nta tegeko tubashyiraho ngo barudukunde. Gusa twagiye twumva hirya no hino umuryango wiciwe kurimbuka, wenda uzira ubusa cyangwa se ukazira amateka. Mwagiye mwumva intambara zagiye zibaho mu bihugu, umwami runaka agatanga umuntu runaka ngo yicwe, bakamwicana n'umuryango we wose. Uwo muryango wundi uretse uwo muntu wo ntacyo uba warakosheje, ariko ngo kubera ko uwo muntu yakosheje, umuryango wose ukahagwa ukaribuka. Ibyo ni ibintu umuryango wanyujijwemo. Si ibyo gusa, hari n'ibigikorwa ubu ngubu ubibona yuko nkanga urugero rworoheje cyane. Mu Rwanda dushobora kugira umuryango bakavuga ngo ni umuryango w'abashingwe. Abo bantu ngo ntawe basaba nk'umugeni, ngo batera umwaku, ngo nubazana uzapfa. Abo bantu babambika icyo kintu, bakabambika iyo etikete, bakabambika iyo ndangamuntu cyangwa se indangamuryango mbi cyane, bigatuma abantu bawikanga, bigatuma bawishama, bakanawanga rwose. Hari indi miryango yagiye izira ubusa, wenda izira aho yaturutse, bati bariya ni abakiga, bariya ni abaturage, ni abakene, umuryango w'abakene, umuryango w'abatindi, umuryango w'abantu barwaye amavunja. Ibyo bintu byose byagiye bijegeza umuryango. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umuryango ntabwo uba ugeze uyu munsi tukiwibuka iyo utaza kunyura muri izo ngorane zose, ngo unyure muri ibyo bikombe by'umwijima, ngo wangwe, utukwe, usuzugurwe, upfobwe, ndetse kugera igihe banawica bakawurimbura. Muzi ibya jenoside yakorewe abatutsi tuvuyemo, imiryango y'abatutsi yararimbutse. Yakoze iki? Reka da, izira ubusa, izira akamama. Imiryango yindi nayo iracyababazwa kuri iki gihe, izira akamama. Muzi nanone imiryango yo mu madini, bati wowe ufite imyemerere imeze gutya, bati ubwo mutemera nkatwe turabica, bakazirikaho igisasu, bakarimbura imbaga, ngo nuko badafite imyizerere imwe. Imiryango ikahagwa. Ibyo bintu byose rero, ari intambara, ari imico, ari amategeko y'ibihugu, ari imyizerere, ari amadini, ari iki, uzi neza ko nta madini ashyingirana. Uzi neza ko nta madini ashyingirana, ngo umuntu ntiyashyingirirwa aha ngaha. Ibyo ni ibintu bikiriho, biracyakomeye. Rero mu cyaro cyacu usanga umuryango wicaye hariya, abapasiteri badutse ubu bakazana ibintu byo kugira ngo babe ari ababyeyi b'abana. Umupasiteri agasaba, akicara hariya, undi akamusaba umugeni, bagahana abageni.
ngo umuryango ntiwagire icyo uvuga. Ibyo byose ni ingorane umuryango unyuramo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano ni iki: ni ubwenge bugomba kumvikana neza ko izo ngorane ari nk'umunyeshuri ukora ikizami. Wabonye hari umunyeshuri ukora ikizami, iteka kijyamo afite ubwoba, iteka kijyamo ahinda umushyitsi, atitira, kandi kikamutera ubwoba. Ariko ababizanye bagaragaza neza ko ariho akura ubwenge. Iyo atsinze bamuha urupapuro rw'impamyabushobozi, akaba aratsinze kuko yanyuze muri cya kizami. Rero ibizami by'umuryango nagerageje kubivuga, nabirondogoye. Namwe mwagiye mwumva yuko ntaho nasize, kandi ntacyo ntavuze, n'icyo ntavuze murakizi. Wenda nagitinye cyangwa nagitsinze byo gutsinda, ariko umuryango wanyujijwe mu bikombe by'umwijima, wanyujijwe mu ngorane, mbese ni inzira y'umusaraba y'umuryango. Nayo tugomba kuyivuga, tugomba kuyumva, ariko ntabwo dukwiye kuyinubira. Ntabwo, kuko mu by'ukuri izo ngorane nizo zidukiza. Bibiliya iravuga ngo imibyimba ya Kristo niyo yadukirishije. None se bivuga iki? Ngo amaraso yavuye n'imibabaro ye ngo niyo yadukirije. None se bivuga iki? Ayo ni amagambo y'ubwenge avuga yuko mu by'ukuri umuryango ugomba kugira ibitambo. Bariya abantu bazize ubusa tugomba kubibuka, tugomba kumenya ko babaye ibitambo byacu, kugira ngo ubu ngubu tube turiho tuvuga, tukajya ku cyuma nk'iki cya video tukabwira imbaga y'abantu, tunyuze mu ikoranabuhanga nk'iri ngiri, tugashobora kubabwira yuko badakwiye gutinya ingorane, badakwiye gutinya aho umuryango unyuzwa, aho wanyujijwe, naho ukinyuzwa kugera n'ubu, ndetse naho uzanyuzwa mu bihe bizaza. Ntabwo rero dukwiye kujyayo, tugomba kujyayo kigabo, nk'uko muzi abasokuruza bacu bajyaga ku rugamba ntibatinye urugamba, bagajya aho rukomeye. Mwumva amazina yawe aho rukomeye, mwumva ba Rudatinya, mwumva ba Shema, bande yande. Ayo yose ni amazina atadutinyisha urugamba, ni amazina atadutinyisha ingorane zituri imbere. Muzi amazina bita ba Murindangwe, amazina bita ba Sentare. Nuko abantu bagendaga bagafatana n'inyamaswa bakayitsinda, bakayica, bagatambuka. Aho hose rero izo ngorane abasokuruza bacu banyuzemo n'imiryango yabo, tugomba kumva ko banyuze muri izo ngorane kugira ngo tube turiho ubu ngubu. Rero sinavuga ngo harakabaho ingorane, ahubwo navuga ngo nk'abanyarwanda baca umugani, burya niho ubwenge buri cyane, ngo cyago ntugahere kandi ntugahore. Urumva rero mu by'ukuri icyo cyago ntikigahore ariko ntikigahere, kubera amasomo kitwigisha, kubera ingorane ko zigisha. Mwabonye inkoni twakubiswe tukiri abana, ariko abadukubise ntitubanga, abadukubise baratureraga. Amacandwe baduciriye mu maso, nkanjye nageretsweho urusyo nduraraho ijoro ryose kubera ko nari nkubaganye. Ariko navuyemo umuntu ushobora kujya imbere y'abandi ngafata ijambo nkavuga. Gusa rero ndashimira ababyeyi babinkoreye, kubera ko yewe hari icyo gihe nibwiraga yuko banyanga, nibwiraga ko banzira, ariko sibyo, ahubwo yari formation barimo bashaka kunkuramo, kunkamuramo uwo ndiwe ubu ngubu. Mu by'ukuri rero ntarambiranye cyane ingorane z'umuryango, impaka ziba mu muryango, ibibazo, ibyo twebwe twita ibibazo biba mu miryango, byose ni iby'umuryango. Kuko baravuga ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Mureke turigate ibiboze byacu. Kandi baravuga ati niba ari ikigori, ni ikigori cyacu. None se kandi nacyo cyabereho kugira icyo kitwereka, ariko turagikunda kuko ari ikigori cyacu. Rero
aha ni muri uyu mwanya ngira ngo abantu baca akenge be kwitiranya ibintu. Burya mu buzima nta kibi kibaho. Ikibi nitwe tukibona tukacyita kibi, ariko cyamara kutugirira akamaro nka bya bise umugore agira abyara by'umubabaro bikaza kuvamo ibyishimo, aho hose niho haturuka umunezero, hagaturuka ibyiza. Nk'iyo wa mwana avutse nyuma ya bya bise, mama we arira yihanagura amarira, ariko akabona abonye umwana akamusimbiza agamutera hejuru. Natwe ibyiza tuzabibona binyuze muri izo ngorane. Murakoze, naho mu biganiro bitaha mbahaye ikaze muri Kimezamiryango kugira ngo mushobore kuhamenyera ubwenge burebana n'imiryango yacu, yanyu, ndetse n'iy'ibindi biremwa nk'ibyo biti muzi bifite imiryango itugirira neza. Muri iyi jaride nziza cyane turimo harimo ibiti myinshi ya kinyarwanda, byose n'ibitugirira neza. Murakoze, naho utaha.